Byari ibihe bigoye. Intare yari igeze igihe cyo kubyara ariko icyo gihe yendaga gupfa. Byari ibihe bigoye, ibihe biruhije aho umwana na nyina ntiyumve. Mbega akaga gatangaje kuri iyi ntare. Igihe kigeze igihe cyo kubyara maze ibyara icyana cyiza cyane, ikibyaraho abantu batari bari mu ishyamba. Hafi aho hari umukumbi w'intama warimo urisha maze iyo ntare no aba ariho yibera itangira kubaho nk'intama mu buryo butangaje cyane. Ndabasuhuje kandi bahaye ikaze. Ya ntare yaje gukura cyane iba igisema, iba intare nini. Nimurebe intare irisha nk'intama, byari bitangaje muri icyo gihe, abantu benshi ntibabyumvaga. Iyo ntare y'igisema irisha mu ntama byari ibintu bitangaje. Igenda nk'intama ndetse ikavuga nk'intama, ikiyoberanya nk'intama kuko yakuriye mu ntama. Haje kuza intare umwami w'ishyamba. Itangazwa no kubona intare umwami w'ishyamba ari kurisha yiruka ahunga nk'intama zisanzwe. Intare murayifashe maze igira agahinda kenshi cyane. Reba wirebe, uri intare ikomeye umwami w'ishyamba, niko yibwira, maze ijyana ku nkengero z'uruzi. Ibona neza ko atari intama ahubwo ko ari intare ikomeye umwami w'ishyamba, igisema gikomeye cyane. Itangira kugira agahinda kenshi, iratontoma mu gahinda kenshi, maze ishyamba ryose rirakangarana. Ubwo nibwo yamenye neza ko ari intare umwami w'ishyamba, ko atari intama irisha. Mu gahinda kenshi maze iratontoma, ishyamba ryose rirakangarana, yemwe na za ntama zirahunga. Imenya neza ko ari intare umwami w'ishyamba. Mu rusaku rw'abakuzengurutse, iyo winjiye mu gikoni usohoka imyotsi yakuzengurutse. Ahari nawe ushobora kuba umeze nk'iriya ntare, urusaku rwakuzengurutse rwagose uwo uri we. Niko nawe bimeze, abakuzengurutse uwo uri we ntagahindurwe n'ibihe, ahubwo uwo uri we agota ibikuzengurutse byose. Kanguka uhumeke urebe abakuzengurutse, maze ufate umwanzuro uwo uri we aganze ibikurimo, aganze abo muri kumwe bose. Iyo umaze akanya uri mu gikoni usohoka wuzuye imyotsi. Ibyo twabivuze muri make. Muri make wuzuye imyotsi, waba wari utetse cyangwa utari utetse. Umubiri wacu, mu bwenge bwacu, ibitekerezo byacu byisanisha n'aho turi mu rwego rwo kuturinda, ariko hari igihe biturangiza, bikatwangiza ubwonko bwacu n'imikorere yacu. Niba udashaka gukora ikintu, ntuzabe hamwe n'abagikora. Ikigaragaza abo turi bo ntabwo ibyo dushoboye gukora gusa, ahubwo n'amahitamo yacu arakonta. Iyo twemereye kubana n'abantu bafite imico mibi, baduca intege cyangwa se batatwungura n'ubwenge namba, tugenda duhinduka nk'abo gato gato, bitangira bitubangamira cyane. Turabibona tukabinenga, tukavuga ko bidakwiriye, ariko uko igihe kigenda gihita ubwonko bwacu bugenda bwihuza n'imimerere y'ibyo twabonaga nk'ibidasanzwe, bitangira guhinduka ibintu bisanzwe. Iyo twumvaga ko tuzahindura, bikarangira ari byo biduhinduye, tugatangira twumva ari ubuzima busanzwe, ari twese twavuga ducya tuti upfa uri intwari cyangwa ukarama bihagije, bikarangira uhindutse ikigwari. Iyo ubayeho urwana no kuramuka, ugeraho ukibagirwa ubushobozi bwawe ndetse n'ingenamigambi yawe bikayoyoka pe. Impinduka mu buzima bwawe zigutera ubwoba bwinshi, ukurikiza akazi ufite k'abandi ugakora watunetswe kuko uzi yuko ariyo makero yawe, nyamara ufite ubushobozi bwo guhanga kawe. Uko imyaka igenda ishira kandi indi igataha, utangira kwibagirwa imigambi n'igenamigambi yawe wumvaga ariyo ntego n'imigambi byawe. Buriya nubona umuntu arimo agenda asabiriza mu muhanda, ujye utangira kwibaza uwo we yari we mbere y'uko agera muri iyo mimerere. Ashobora kuba yari ameze nkawe, yari umuntu ukunda gukora cyane kandi ushaka kugera kuri byinshi. Hanyuma ujye wibaza uti buriya byagenze bite? Icyizere niwo mutungo ukomeye kurusha undi ufite. Iyo utekereza ko ibintu bishoboka, birashoboka rwose pe. Kandi n'iyo udatekereza ko bidashoboka, ntabwo byagushobokera nyine. Iyo ubuzima bukugoye, utangira gutakaza icyizere. Ibyo bituma inzozi zacu zidashoboka, ugatangira gutekereza ibyiza bifite aba nyirabyo, aho byagenewe. Uti nanjye ndinde wawe uyu. Muri psychology babyita neza ati learned happiness. Iri jambo rigaragaza igihe umuntu atangira kumva ko atashobora guhindura ubuzima bwe bitewe no guhora mu bibazo. Uko igihe cyagenda gihita, yitakariza icyizere burundu cyangwa bikava mu munaniro ukabije. Umunaniro ukabije umuntu aba yiriweho, ugasanga umuntu nta kindi kimushishikaza, nta na kimwe mu buzima bwe nk'uko iriya ntare yari imeze. Yumva ko ubuzima bwayo ari bumwe bwonyine, ari ukubaho nk'intama. Ndabasuhuje, amazina ni Girukwishakarane. Nkaba umugaragu wo gucukumbura ibyegeranyo. Ukuri kwishe mu kuri kwinshi kutari ukuri, niko nifuza kubagezaho uyu munsi. Murakoze cyane cyane.